waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika hapa. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Murakabanza umunsi mwatumye nivumbura nanjye nkazina. Mbabarire kandi ndakubwiye ngo ndashaka igikapu cyanjye. Aringize ngo ugiye kumbwira uti mushiki wanjye ko ubyukiye mu kazi. Iryo zina nararyanze nitwa Betty. Ibyo birakureba. Nta mikino nkeneye kumva. Nkeneye igikapu cyanjye nyiraho. Nta wundi muntu uzayinjira mu cyumba uko yiboneye. Kandi narakubwiye kunyinjira mu cyumba uko ubonye. Nshaka igikapu cyanjye none hagagira. Kandi ndibeshya nkasanga hari n'akantu nakatoya wakuyemo. Urambona. Ni igikapu nyine bwo. Urabona ndi gukina nawe. Igikapu cy'umukara natanye n'injoro metse ntabwo wakibonye. Ntakibonye. Nshaka igikapu cyanjye rero kuko nta handi hantu cyaba cyagiye, nta n'undi muntu waba wagitwaye utari wowe. Ni wowe uri muranzonga muri ino minsi nta wundi. Nshaka igikapu cyanjye rero. Kandi wumve ko nta n'imikino mfitanye nawe. Genda. Ntihagaza. Sindi buhavi. Genda ujye mu cyumba cyanjye. Sinigeze nsohoka hano. Genda ujye mu cyumba cyanjye. Ese undi imyenda yawe nayigira nte? Ndatwara igikapu cy'imyenda ngo nkigire. Mashini yawe nayikoresha iki? Niba harimo mashini, niba harimo imyenda nabikoresha iki? Genda mu cyumba cyanjye ugenda urebe. Yawe. Kandi ndi kubivuga gutyo ukagira ngo ndimo ndakina nawe. Wavuze ngo sese. Kandi reka nkubwize ukuri nimara kurakara uraza kumbona. Abazimu baki. Nshaka igikapu cyanjye nyiraho. Nshaka igikapu cyanjye. Ubwo nakera duteranyije. Nyiraho, Mana yo mwishuri. Nshaka igikapu cyanjye nyiraho. N'izina ry'Imana nta gikapu nafashe. Nimugeze kuri level yo kumubira. Amafaranga menshi cyane. Kandi ntabwo ngomba kuyabura kubera wowe. Kandi nta wundi muntu ibintu wabikora utari wowe. Nyiraho nshaka igikapu cyanjye nge ntararwana. Ama? Nyiraho harimo miliyoni zirenga 15 muri kiriya gikapu. Jeff, mbabarira ntuhubuke. Ntukora amakosa, ntuhubuke. Tekereza kabiri. Amafaranga nafata nkakoresha iki? Kuri inshuro ko numvise amafaranga nkagira ubwoba. Nyiraho. Ndakubwiye ngo nta mafaranga yanjye none hanga. Nibiki nyangira. Twagufasha. Bife kuri muranyinisha wowe. Oya ntabwo ndikubakinisha pe. None se.
ubuse kubajya kumbwira ngo urukundo rwacu njye nawe abantu bazarwitaho cyane baruvugireho ko nta muntu n'umwe uranabukubazaho ko tutarabishyira ku karubanda. turabishyira ku karubanda none se ubu iyo tugenda mu muhanda wa none ubibona ukeka se ko umunsi Linda yamenye ukuri cyangwa se Linda none uzi ko nsigaye ntinya kuza muri ofisi mwese muhari kubera Linda cyane kariya gashinga utekereza ko umunsi yabimenye atari publicité azakoresha sondi karinda niyo ikigakora umuntu atakora njyewe niba numva nanakirukana oya be ntabwo wakirukana umuntu kandi uzi ko nyine akazi akora ariko kamutunze waba umwishe ahubwo nyine no kwiga kubana nawe ibyo udashaka akamenya ukabimuhisha ahubwo reka mubwire reka tubimwereke ushize waranutse ngo waba uteye ibuye ku karere waranutse ngo nabivuze ngo turaryamana kandi bitari nabyo noneho ibaze niba byaravuzwe ari ibinyoma bikagera kuri ruriya rwego bikakubabaza none se bitambabaza none se ntabwo nkunda ariko cyagiye ntabwo twakundanaga yego ntabwo twakundanaga ariko mu gihe unkunda reka tubigaragaze mfite ikibazo kandi gikomeye cya kibazo nyine urabona kuba dukundana ni kimwe ariko no kuba abantu ba hafi mu muryango wacu bagomba kubimenya ni ikindi wenda ku ruhande rwanjye abana banjye bagomba kumenya ko njye nawe dukundana tukareba uburyo babyakira none se ubu ni ngombwa ko twahita tubibabwira se cyangwa twakora ibikorwa bigaragaza ko turi mu rukundo be abana banjye ni bakuru bagomba kumenya ahubwo nibyo byiza nyine bakuru bazabibona bagomba kubimenya ko dukundana tukumva n'icyo babivugaho cyangwa ufite ubwoba ko nibavuga ko batagushaka nzahita mwanga nta kibazo afite ko icyambere cyo ni uko Arsene turumvikana njye nawe mpa amafaranga yanjye nyiraho mpa amafaranga yanjye nunanga ntaratwana nawe izina ry'Imana mbura umugabo wanjye amafaranga yawe nakozeho numva neza je basi genda ubaze Naki Naki yase ndamukore ko ntawe urimo Naki ntago yagiye mu kazi ntago yanyatse uruhushya akambwira ngo hari ibintu agiye kujyamo ntago yaranyatse uruhushya ambwira ko ari bubyukire mu kazi yagenda Naki ntawe uhari yajya ariko igikapu ntacyo ndi kubona kandi Naki ntutekereza ko ibyo bintu yanatekereza kubikora Naki ndamuzi ntashobora nta wundi muntu waba wanyinishije rwose akamwenyera ngo wenda akamubwira sibyo wenda tureke ibintu bya burage tureke ibintu byo gutebya rwose sibyo mbabarira ndabizi neza ko wenda wanginishaga ariko rwose yamaye amafaranga rwose ni igikapu cyanyegera rwose ndabizi rwose kuri kunginisha ariko n'igikapu Jeff Naki ntabwo ari mu cyumba ntawe mu cyumba se kandi kuvuga ko yagiye mu kazi ndagukomeje ndanakwihanganishije ntamushatse kuvuga iki udakora ikosa ryo kunkoraho urajya heza Jeff numara kuva mu cyumba cyawe garuke nkubwire ubwo rayajyanye tu kuki ntabimubwiye koko ntabwo bishoboka nyirango ntabwo bishoboka Naki imyenda yose ye yayitwaye yose yayitwaye icyo tugeze unyizera amafaranga yanjye ntabwo bishoboka ibi byose biri kumbabaza kuko biri mu mbaraga zanjye amafaranga nagutangiye ngo wige ibi byose amafaranga wayabonye kubera ko nakwishyuriye ngo wige nagerageje kukubwira umugore wawe ko ari mubi wanze kunyumva ntabwo Naki yantwarira amafaranga ngo mbyemere yaraye aje nijoro arasa nigira mu cyumba aho nari nijyana ntabwo nari kumukuregera ngo ubyumve arambwira ngo afitanye imishinga miremire n'umugabo we arambwira ngo mugiye kunta muri iyi nzu mugende ngo inzu nanze kuyivamo mugiye kuyindamo mugende Jeff nanze kubikubwira kuko nanze kutanyizera wanze kunyizera nta nicyo yari kukubwira ngo cyumve gusa
nari niteguye kuba mu nzu yanjye nyine nakurakariye uburyo ugiye kujya hanze n'umugore wawe utambwiye ngira ngo ntakiyantwariye amafaranga gusa asaba kuko nawe azaguhitana namwumvise inshuro zirenze 3 ari kuri telefone avuga ko icyamuzanye ari ukuguhombya ahubwo se kampani imeze ite ngira ngo ndagiye sibyo ibintu ni bibiri nutumva umuntu wapfuye uraza kumva itangazo ko mufunze ndakuragenda manange umuvandimwe Jeff n'abandi bose nta kibazo na kimwe duhuriraho n'ubundi bavuga ko batabishaka uzabyitwaramo gute biterwa ahubwo nawe ntabwo bizaterwa nanjye njyewe abana banjye ndabakunda kandi nabo ndabizi ko bankunda urabakunda kandi njye ntabwo nkunda cyane nabo ntabwo ariko mvuze ndavuze abana banjye ndabakunda kandi nabo barankunda ntabwo uze ngo bahakanye wibatekerereze nabyumvise oya ahubwo icyo nshatse kukubwira nzisanga nasandaye oya icyo ushatse kumbwira umva ikintu nshatse kukubwira nshaka kukubwira ko abana banjye kubera urukundo dukundana baharanira icyanshimisha rero ntabwo ikintu kinshimisha bo bacyanga ahubwo ari hagati yanjye nawe ninde uzabibwira Arisene ni wowe oya njye ntabwo nabitinyuka Arisene muri inshuti sibyo erega Arisene tumunshuti sundi ubwo uzatangira umubwire ngo ese nkundana na muntu ubundi se buriya we niba ari umuntu mukuru byanze bikunze aba yarabonye n'ibimenyetso inda kuki ugarura Linda mu kanwa rega Linda ni umukozi wanjye kandi agira amagambo menshi nazashiduka yabwiye n'abandi bakozi bose ugasanga byabaye bivuze neza ni iki cyawe ni umukozi wanjye ese umukozi guke ashaka kubereka mpamvu kamusaba akantu njyewe nigeze mubiruka na rimwe ese ko wankundaga ariko reka nkubwire hari ikintu nibutse ariko urahatiriza we uratereta bakagukatira ugake ukongera ugatera urangije wiga agatirike ko kwirwaza narwaye umutwe ngiye gupfa kubera wanyanze ntabwo ari ukwirwaza narwaye kubera ko wanyanze nararwaye ndabwira njyewe mfite ibintu byinshi biri mu mutwe kandi sinshaka gukomeza kubitekerezaho cyane ndashaka kuba njyenyine nawe ahubwo birangira wakunze utazayutse rero bakamusaba akantu nta kibazo reka ejo nitugera ku kazi uzanyemerere ntangarize Linda ko dusigaye dukundana kugira ngo atazabifata nk'amagambo ahubwo ni byiza cyane kugira ngo ndikweguke uwo wizeye uwo wigereye ikibazo mba cyawe umunyakuri umuziranenge cyakora amaze kubona ko kwizera umuntu ari ikosa pe ukuntu nabonaga ari umuntu ufite urukundo mbabarire guseka ntabwo ndi guseka kuko nishimye wowe wanze kunyizera umugore wawe araniga agerekaho icyaha cy'impeta unkubitira mu maso ye uransebya cyane impeta ntamenye igihe yashyiriye mu myenda yanjye umugore aramfukamira ariko nsaba imbabazi akampema kubwira ijambo ndakubwira ngo iyo wari ufite amaso atobora mu bitugu byinshi itandukanye mu maso uko yari ameze wanze kunyizera nyiramurega naketse ko ari bwa bugome bwawe n'ubundi nyine n'ubundi usangaho ana yanjye koko ntabwo umuvandimwe umugome kuko basa nagukoreye iki ku buryo iriya shitani mwabanye mu nzu ntuyimenye rero nakira namushatse ahantu hose namubona ibyo wabimbwira twa $15,000 uwo ni umutungo duhuriraho uko nakwishyuye amashuri gerageza ushake nakira
ntabwo yabaga ari ibyo byibura byonyine wavugaga. Uramutse umenya ahantu aya mafaranga yavuye n'uburyo nayabonyemo. Wishe umuntu Jeff warakambanye. Nta muntu nishe, nta n'umuntu nagambaniye, ariko ari amafaranga yari credit cyane. Watse kera tujya kwikoresha iki? Amafaranga ufite ntabwo ahagije. Kera tujya kwikoresha iki? Ahantu nayo nabonye ikibanza nashaka kukigura nkacyubaka kubera ko nabonaga ko nkeneye kubana na nake yanjye nyine nawe twisanzuye. Mbeshya ibyo bintu namwumvise kuri telefone ari kubivuga. Gusa narakerewe kubikubwira. Aha niho bohereza SMS nyine kuri sendi. Ukahita ukanda hano se? Iyi tukanda hano aha kabiri cyangwa ukaza ugakanda hano. Nese urabona igiye wowe? Iragenda. Ni connection nyeya. Mvuga fate neza uriya mugabo yambwiye, uriya mugore yambwiye ngo azajya yitwohere aduhamagaraho tuze tumufurire, cyangwa nashaka kumbwira ngo nze musigare ku rugo ampamagare kuri iyi. Tugakeneye Tangiye kuba bakiri kamari ageze noneho mute amakuru y'aba mu boss. ntuze mutekereza Nawe munsi kubera ko niriyo nicaye hariya kuri uriya mukire nicaye ndamutekereza, ugase kadereka kutuzana n'akantu cyangwa aze kudusura cyatunahure. Uriya acyari muzima ra? Chamuto ntabwo mbizi ariko uko biri afite ikibazo. Ntaheruka kuza kudusuhuza, ntaheruka no guhura. Se burara amahoro? Uko biri ntabwo ari amahoro, menya afite ikibazo. Iyo munsi nabitekerejeho. Nta nimero ze tugira disi. Rero ukuntu tumukunda twese tumutekereza mu gihe kimwe. Ako muto ngenda hasi sinajya kumusura cyagiye twagusize mu rugo. Ajya cyagiye? Ajya harya umusura yibuka? Wakibagirwa ahantu nka hariya aba uriya mu boss. Ese ubu tugiyeyo ntibyaba bibira? Irimo uvuga ngo agiye kukubwira ngo mufate credit. Ubwenge nzi ufite ntabwo nari nzi ko ibintu bari kubyemera. Uretse ko atigeze avuga n'umubare mugomba gufata Jeff. Uratinya gufata $15,000,000. None icyakubwira ayo mafaranga kugira ngo njye kuyafata? Ingwate natanze. Ibyo noneho nubyumva ntabwo nzi ko ndi bugukire. Jeff, ariko ntabwo tubuze amafaranga gusa. Ngira ngo n'inzu yacu turayibuze. Ngo we nizere ko utakoze ikosa ryo gufata iyi nzu uyitange mu ngwate. Nizere ko iryo kosa utarikoze. Hindura amagambo avuga ngo sure wa shambo. Nizere ko ibyo bintu utabikoze. Jeff, ariko mbeshya sibyo? Ariko gani inzu tubamo niyo natanze n'ingwate. Jeff, umutungo wa data urawutanze. Umutungo wa data urawugurishije. Reka imikino mama, reka imikino. Ntabwo wamfatirana n'ibibazo byose ndimo gutangira inyirireho gutyo kabisa. Reka imikino. Umutungo wa data urawugurishije. Ugitabanye gufite dayimoni mu nzu ngo. Kuki yakoresha ukemera? Uri ukamagambo wemeretse wambwiye. Ako sarubwo nari mbizi wowe. Urumva ibyo bintu nari kubimenya kuko Jya gushaka nake. Jya gushaka nake kurasi kura hejuru. No mu mazi mujye mumushakire. Namushatse ahantu hose namubuze. Iruka cyane kitanga mutangaza jewe. ahubwo tugomba kujyayo
ukamenya n'ikintu afite nyine ikintu cyabaye kugira ngo ataza ukamenya nimba ari ikibazo afite cyangwa yaragiye ahubwo tuzajyayo ryari none se mu gitondo ubu urabona bumaze kwira dushobora kugerayo bwije kuvayo bikatugora tukatuzindukireyo mu gitondo tujyeyo tumenye amakuru ndetse noneho turamubwira impamvu ko tuje ntitwaramubuze afite mushiki we rero navuyeyo ambwira kuko yari yamubwiye ngo ufite umuvandimwe yabimbaje ndavuga yiga ndamubwira tuzasubira nawe mukwereke turazinduka ahubwo se mutera nta kandi kantu yari yampaye ariko yari navuze ngo ndakaguha nitumara kuryama njyewe nkakuzanire hano se ukareba nitumara kuryama se cyangwa tugiye kuryama cyangwa turyama tugiye kuryama genda ahita nkaguha mu nzira njya koza ibyombo ari kunjijisha kandi mutewe nawe usigaye ugira n'umwanda ntacyoza ibyombo kandi uba wiriwe hano nawe mbikubwiye uba wicaye ngo utegereje ngo umubosi ngaze ngo atuzanire amafiriti undi ari amafiriti niyo tuba turya gusa udusahane kamwe tubiri dutatu tukakunanira kutwoza ndisubira si uyu munsi gusa oya n'ejo ubundi narabihasanze ndabyoza ndakwihorera hari n'ubundi rero nagiye gukoropera ba bantu ndabyoza ndakwihorera none se n'ubu ngubu ngiye kongera mbyoze ntabwo uzongera ibyo bintu ni ibyanjye ngaho ugenda akubwiye nabi kubera ko umwanda buri njyewe ndi n'igikozi kwanga kunyitaba Allô? Hello, Siko. Chérie, uraho? How are you? Fine. So wari uri mu biki? Wari uri mu biki nahereye kare? No, I'm sorry. Ariko umuntu nta kibazo pe mbabara ntabwo bizasubira. Amakuru yo mu Rwanda n'umeze neza. Turaho nyine mu buzima busanzwe ariko hari n'ikibazo gikomeye mfite nshaka kukubwira. What's the problem? Chérie, ngiye kukubwira ko ntugira ikibazo, okay? No problem, my love. Chérie, maze iminsi mfite ibibazo naguhishe nanze kukubwira ariko mbonye nta kundi. Ibibazo chérie. Ariko ugiye kuza vuba. Nawe fashe mu mugwa gatanu nzaba ndi Kigali. Ndumva ari kera pe. Urambwira nta kibazo. Chérie, Jeff yakoze amakosa azana igisambo mu rugo kiratwiba. Ubuki? Yazanye igisambo cy'umugore mu rugo kiratwiba. Oh my god. Sorry. None umva ikibabaje se kurusha ibindi inzu yayitanze muri kredi nani mu ngwate bamuhe kredi ya $15,000 none umugore yarazitwaye nazo aragenda vidura banke ubu nsigaye ndi zero. My love. Karame. Don't cry. Niba ikibazo nzagikemura kabisa tuzafatanya muri gushyira amadini muri iki kibazo kabisa niba ikibazo cyaravutse gutyo don't worry kabisa. Wow. Chérie, ariko nanjye leta akabazo mushaka kutuganira ariko banza umbwire baby. Yes. Urambwiye ngo kredi ugiye uzayishyura. No problem, ndetse mana sindikora amafaranga sinzaza. Bani mafaranga tuwe. Chérie, ni $15,000 zose. N'inyungu. None ko bagufunga utayatanze ko mu Rwanda amategeko akomeye. Ubwo n'inzu bayitwara. Wano kugerageza ngo nyine nari nakoreye uzaba nishyure mu gice. Usura USA
nzakorera n'ingere no igice n'iyo ku banki zizagomba kuzagirana n'amasezerano. I love you sheri. I love you to my love. So, rero nanjye buriya nuko najya mu mwanya kugira ngo tuganire. Ariko nanjye bajya kumva nanjye n'umve nabi. Gute se? ubwo rero turamye muri iyo ntebe ya dukobwa banarambuyemo amaguru kozi b'iki gihe barasuzugura kozi uje gukurikirana kandi bite byawe n'abahari ndetse niba nje gushaka uje kureba nje kureba wowe washyano yenda ishyano gute nza kukubwira ibintu ukajya kuntiza amabuja hasi ubundi uruzuye ufite ikihe kibazo wose uruzuye none se njye naguye amafaranga ntuzuye kumbaza ibintu bya nyakubahwa aho uruzuye kukubaza ni kimwe no kuba ikigoryi ni ikindi wowe naje gusanga uri ikigoryi ni ikindi none se niba umuntu aguhaye amafaranga ko nayo ntabwo ko byari ikiguzi wajya kumubwira kugira ngo ugende gute urampa amafaranga yanjye rero kuko ntabwo wakoze ibyo nakubwiye n'amakuru nakubwiye ko ntabwo wayampaye ntabwo nyine ndakora ibyo nafashe noneho uriya nkoko bavuga ngo nta nkoko igira ndayakurutse ntayo naguha uko naje kukubwira rero cyagiye byabiye ibyo nashakaga kumenya ntabwo byahagaze kuko niba utampaye amakuru ntuma amafaranga yanjye ndayabikurutse ndakubwira ibyo nsiba nabibabwiye ntabwo yaje kubintunganyiriza ku kazi ntiyaje kuntunganya ku kazi anavuga n'ibindi bintu naza ariko rero n'usutwa koko ngo wabivuze biriya bintu byose wagiye kuvuga nari nabikubwiye ese ubundi niba nari nabikubwiye nari nagutumye ngo ujye kuntumikira niba byari bikunaniye kunkorera ibyo nakusabye ntari no gufunga umunwa wawe iyo wese nako y'umuntu ndanagukubita ahubwo gukubita se gusa ariko mwaribonye abantu b'iki gihe neza urifashe uje kumbaza amakuru yo muri ubu bundi byarakurebaga none se bitandeba nari nje ntabishaka se nashaka kubimenya rero byabapfa birirwa n'abapfumu ariko urandebirira ishyano we ngende kukubwira ngo ndashaka amafaranga yanjye wowe ntunze umva ngaho buretse rwa mukobwa uzi ko utoroshye uzi ko wari unyishe uzi ko wari uri kunyiga ahubwo uzi n'ikindi waba uje nazaruraza guhitamo kubwira ko waje ukundira n'uje ko uje twahaya turi kuganira ibyo ngibyo niba byari bije hajemo uburakari ntabwo arimo kujya kugeza kuri mabuja nanone cyari kinzanye henshi ko kwihanangiriza gusa kugira ngo byende birangirire hariya njye nawe ibyo twapangaga bihite bihagarara hanyuma iby'amafaranga iby'amafaranga mbonye utoroshye uyagumane kuko mbonye ntabasha ko warunyishe ushaka n'andi rero niba udashaka kubijya hanze ayandi ko numva ushatse ko ushaka kongora ahubwo 2020 birangirira hano ntayo naguha naguze amafaranga mwaka ntayo naguha irukanka aho ujye kurega naguze ayama si ukubuhindura umusazi imbere y'amabuja ariko ubundi uzi ko ujya unyitiranya ubona ubwenge bwawe ubwenge bwanjye n'ubwawe bumeze kimwe ariko uzi ko ushobora kubutanga ubwenge bw'abakozi bo mu rugo buba bugirirwa ku kayiko urumva rero ko nta kintu wajya gukora ujye kuntiranya na mabuja bikora wowe igihe tumanye na mabuja ngo soko ugenda umvira hano irukanka ugende ujye kurega ahubwo wowe nzatuma bakwirukana washyana nubona mvuye hano uzanga toka ntabwo uruvuge gusa urabizi ko ukunda rwose ndanakwizera pe nubwo tuba tutari kumwe ariko ndakwizera ariko nanjye ujye unyizera nta kibazo abiziyo bake nkiri mu Rwanda n'imyaka y'ubusore banyangiza kaminuza umukobwa twiganaga aza kunsura muri gitano nabaga harya mu bice bya za Nyamirambo harya hanze kuryanyuma yumva reka kugira amahane kandi ndabizi nta mahane mfite pe calm down urumva yego noneho haje ibintu by'abasore nyine waje kugira gutya tugira ukuntu twigenza sorry but kubyumva noneho ndakumutera inda n'ubwo mbarake ntabigurisha rwose calm down my love calm down sheri yes mbere yuko njye nawe tubana wateye inda sheri calm down none kuki ubimbwira kuri telefone mu bibazo bindi nk'ibi mfite se oya sheri ni ukubera ko nawe nyine ahantu ari afite ikibazo gikomeye ndagira ngo umve rwose pe ndagira ngo umve kandi niyo mpamvu tubanye kandi tugomba kumvikana rwose hari ikibazo cyavutse mva singibana nawe ibintu byabaye kera no kubona atera urubuto ariko ngomba kumva rwose ukambabarira umugore wanjye ko nawambwira ikibazo nkacyungumane nawe kugira ibintu utabimbwiye mbere yuko mbana nawe nyine sheri ntabwo umugore ntabwo numva nkubwira ngo namuteye inda
ntabwo kiriho yitabye Imana rwose. buretse ukiri aho ngaho bivuze ngo njye nawe twabanye ufite umugore wundi n'umwana okay yakimana kubyara ashize akaye gato ntabwo amaze igihe ntabwo amaze n'imyaka ibiri yitaba Imana akoze impanuka ariko umwana amusiga kwa nyirakuru umwana wasiye kwa nyirakuru akiri imibereho mibi none se yagumyeyo oya sheri none se ku buryo nawe ufite amaraso yanjye ntabwo umwana yanavura aburanira ibibara akabura n'ibiryo agashukura akamaye ku muhanda kuko sheri ubwo kuko waba umubyeyi koko my love ukuri mbabarira unyumve ndashaka uburyo kinyira kure ejo bundi kumamagara tuzana kuri nomero zanjye ambwira ko umwana bariho n'abawe mu buzima bubi ararwara ntabona ukuntu avuzwa ni rero mu cyaro yayizi ari kubasha kubona amafaranga okay icyifuzo ni iki my love please kwanza ko ndikubwiye ndifuza ko wafasha umwana akabaho urumva nta kibazo umwitaho umwana wawe mu gihe ntaraza nindamuka ngarutse mu Rwanda please rwose nzagera uburyo twaganiriza ikibazo neza tukinonosore turebe umwana twamufasha niba ngombwa fasha kandi hano yaba ariko nibura tukamwitaho no amaraso yawe niyo yanjye very nice reka umwana aza asange thank you my love sibyo sheri yes ndamwemeye mpuza nawe I'm so happy for you so rero ubwo ndaza kuwinomera za nyirakuru cyangwa se guhamagare okay sorry gatoya ni umuhungu cyangwa n'umukobwa izigara umwana w'umukobwa ageze mu kigero cy'imyaka 18 hafi 20 cyane agiye kuba